ubwo nukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubira subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira nta guhembwa misiyo nagiyeho iba yabaye mahwe. Uyu mugore amafaranga rwose namukoye nk'ayo namukoye ugiye kumukwa. ku izina ry'Imana ibintu byose wikunenga pa narizi gumbaburo rifatishije none ubuse kuvuga cyane n'umwanzi wanjye rese ese ndi umunyaga nisho wacitse urabona ntagiye guteka koko utazi gufatisha imbaraga ubu igihe kizagera genzajya nteka kuri gazi nishaka umugabo Yenza ashaka umugabo wo mukire pfa witonze. Mukire se shaho bakuyahirashe. Ariko wajya umenya yuko sinzi gusoma. Sinzi kwandika. Ibyo birabaye. Nanjye nzajya Kigali nimara ku Kigali njye nisukisha nimara kwisukisha nambara agapantaro tuzashaka umugabo wo mukire. Nanjye nzabona abo bakwe. Uko ndabona ugiye gucana ipaki y'ikibiriti yose. Yafashwe. Urabona yafashwe mu ngwara mu muriro. Yicane. Yangu uzajye numara gusinda ujye uvuga ngo ufite umukobwa utazi gufatisha imbabura nzibiri umugabo. Icyo nzavuga kitari cyo ni iki? Kiravuga se nazuze tunga. Noneho wakoreye he ko wahashye neza? Oya papa reka. Kamgikorera. Ko wahashye neza noneho habaye. Wahemye. Ubundi se kabikanga burya nawe. Nakubwiye ko utazagwingira mpaka. Ndi so narakubyaye ngomba kukureba. Ese ni mama wa kumbwira basi. Kamunyitse shaho none se yagaburu yiwe teka niwe byose gahunda. N'umuyaga mwinshi. Siko wajyango umyakunze. Shukura sigarafika. None reka nkwereke igicaniro mu nzu. Cyangwa reka nkwereke. Aho cyane. Cyane. Alo ye. Alo. Bishoko. Ndakumva. Unguki? Nta shana aribyo narindimo sha. Soko tutumvika. Barakunize sha. Nakubwira ngo amafaranga umwere ugiye kuguramo telefone. Oya none se cyo ndi network. Nyine cyane. Nibanze muvuzi. Nikanongera mu magana. Ahubwo numva ko ari sinzi ibintu narimo kumbwira by'amushuka. Allo. Yaratarame. Yes. Hawe. Akarongo. Kaho se mbwira sha. Ibimeje bigenze bite se mbwira. Kanje nakubwiye yuko nta kintu nzarya utariyeho. Numva se sha. Sinabikubwiye uko nakubwiye ko urwagwa nzajya nguhereza nagusengera nawe ukansengerera akazi kabone kukandanja ikaboneka ngakubwira. Urabizi ko utakwicwa n'inzoga icyaka giharisha. Ni impamvu y'Imana. Uzi ko umuvandimwe. Ariko neza irabonetse pe. Nyine mbwira. Kwa Roje se. Nese rwari gicuru.
avuga cya kimasa kiwe ntawe urebe ko waza uze gufataho niba wafataho n'inusu burya ariko nta wazayishyura ariko kwandika mu gakaye ariko ngo wamushumba we ntabwo burya bamwishyuraga amakuru na baba we ukuntu cyari gifite amabya manini we nanze ko yakunda ariko none ariko mana we umva ariko ndakubwiye umva nyine nkubwire mbwirira Roger amabya atayatanga n'ayanjye ahubwo reka nze nzana shakira agafuka ajye kwizanira ibintu ahubwo reka nze fata nk'ibiro nka bingahe ibihanga byafashwe igisayemo namara ngira ngo n'imyijima nyari byo bitarafatwa gira vuba uze tugendere turebe ko byagiraho nagafuka gendera kagura hararugura ariko kugira ngo inyama zashizeho cyane reka nze ariko ugenda usanga inyama zashizeho noneho ano mafi yatunganye neza cyane mbagura amafu yatunganye neza ndahaje mu kanya umva n'ururimi ruza ururimi shaka kandi ruryoha kubona ubyitegereze neza ku buryo naba mpari naba ntahari ugomba kujya gute kujya uyakaranga nawe ukamenya icyo gukora genda uzane amafi kwanza uzane n'akantu tuyatereka aha ngaha noneho akantuza gatereka gutya ariko ubu ukora ibintu birimo ambata gusa ubundi rero urabanza ukagira gutya ukayikamura fasha gutya urumva kugira ngo bino bintu biri mu ndani bishiremo sibyo rero ukabanza ugakozamo kumva yuko wabibonye ubishyizemo nabi wahita dore rwari we ndi mu mushinga nakubwiye ko ariko nari mama wararaye agashaho zana umunyu ushaka zana umunyu hariya zana n'agasahani hafi aho yewe amakuru ki amakuru yari sawa ejo twe twagiye mu nama ya VUP byagenze gutera mugari ekada serukabuze abaye ikibazo burundu birarangiye nyine we yiganye seco ku kandi babizi ibyo na seruhungo ntabwo ese wa mugani babicomeye iyo bishobora gushirira ibirindiro nanjye n'ibyo niko babicomeye bo baratubwiye bati ikibanze niko hamanza hamenyekana n'ubundi ubwo kanyamihigo babaye mubaze bati sinone uburyo udatwagwaye amafaranga muzane umusarani rwanyu bagahinga aho ngaho aho nyayo hatumegera ku buryo waza kuganiriza intara ahantu ubonye ho aha ngaha ugomba kunyara aho weretse dore umusarani uretire aho ngaho se kuwucukura ni ikibazo uri umusimu urukiwazanye none se ikintu twawe urabishaka cyane wakubwe cyane ku buryo wakwihangana uzanyihereye akabaho mwana akabaho ntakaguha ariko njye ntabwo ubizi ko ntabwo nabi yewe datawe ubwo sekwane n'aba baramubarira icyo se sekwe waje ukicara aha ngaha ubu yareka mbe nibere na hano ku kazuba
bati sekwenye bati icyo tubwiza ukuri amakuru ga Rubakwayo aye Rubakwayo ngo byo niwe washingiye kwa nuza kwasingira ntabyo wari uzi se ego kirabari ariko nzi ko zindi jango zombi zigiraga amaziri zahuje zitemwa nanjye byarantunguye urumva ubwo agasharo umugabo baramubaza baramubarije bati wa mugabo we koko gahunda ukuntu imeze ubwo izintebe kutari kwi ariko ntabwo biringaniye neza ese wa mugari wagize uko oya ni intebe itaringaniye ese waje ko ubwo baramubaje bati icyo tuba ndahiye sha ndahiye mwana ntabwo nawe urashaka nyakara washize hirya ubwo sekwe nabo baramubaje sekwe none kuko ukomeza kwifata nk'ikinyabari kazi ko ntokombeye oya ngwino ariko kandi mande nkure ndebe akasubundi wakuroze yarakarabisha baza saa sita ruka ibyo mwagiye muhurira mukabara aho mwatetse ba umunsi wo ubanga bashyitsi bavuze ko bashyitsi baza saa sita imbasi bafashe bana n'imfashe hanga nta kibazo babara naguhika mukuru ako tutuntu turaryoha gawe ryoha cyane tumbeshe tumbe mukuru yikanze gushyiraho mugara ko yabaye umunyabugugu kandi umuryango nzi ko mwihaye nane kibisha ushyiraho nakuhise hayisikana sishirira kwigisima umugabo gitoya yana nishirire ese wakomeje kwicara ariko nabuze ahantu heza hegutse nashirira itonda ariko mwa ndabara ndabara uragira ute iyo ni nusu yacizeho igisuzwe mwa umuntu abandi iki kuko waretse reka va mu nzira se cyangwa na umutwiko kapangira Bueno, mamá, utoka kuja. Wewe. sasa hiyo wa muganira Akwingi yagiye aho umunyu muisi. Agiye ikintu kintu. Shusha sha. Shusha. Haja umuntu w'ikimwa. Nana. Mugenda ha. Mugenda no twagose mwa. Sala ndaguha. Akomwa. Ntabwo wapimye. Saza na kanori cyane ko kumva ndabizi. Zanira saya mko. Muzo myakango kanori siko kumva. Zana ntuza. Iki? Ego bityama have wa mugabo. Zanara. Zana. Ubibi nibyo muriririgwa. Munabirari. Akashaho. No sha, umva yankuri. Yankurije. Musko ntatunyanya. Mutashatse tunyanya. N'udupfuvu. Umuvange. Urabonye hose ubizaharisha. Uri kwesoma. Umva, uretse. Bayito.
iki gihanga gikure hano. Oya shyira hariya munyu mushyira hariya. Ndebera cyane mbarimo kafashwe. Yaburetse. We ako ni kayi. Kambe atari urwo rwunya. Kambe atari urwo rwunya. Nagushyiraho gatese cyangwa uretse. Oya yimenta kuyigaya nta muntu. Dore dore icunanga ganira. Ibi bitwereka ubwo si isiko ntandisho no murabitutira guca byori. Mukomeze muze. Ikaribu. Mukomeze muze. Mumeze mute? Sawa. Babakirana urugwiro. Ntabwo zirasa neza, ntabwo ziracinyuka hagara. Gusa bakira bari nta kintu bafite wewe. Babe babonye. Mukomere. Komera. Mbese Mukomere cyane. babona. Bakira iki? Mufite iki? Hari amusteri, Amafi, hari amafi, hari fanta, amazi. hari noresi. Hano ni muri VIP nta bintu binini bijya bibamo. Muzajya mubimenya. Baguha akabyeri gakonje? Oya. Agafu. Imuzanire fanta. Yego sha. Agafise muri kugatangira ngaho. Agafi ni ntugira ni nk'ubuntu. Ni n'ubuntu. Nangaye. Ni nk'ubuntu mubanze murya nta kibazo. Darabaye. Abapfuye bagiye batabonye ibirori na. Babonye umukobwa. Zuba sha. Nukwiyaranja. Nta kibazo mwaba mubonje ariko. Mbaye umukobwa. Kinguruka ba. Mwaba mubonje ufunguzo ndari. Mujara. Ninguruka mwa. Ndihera ijisho. Ya. Niko. Nese kaga. Komuko. Gisekuru cyanyu urakiza. Buriya rero kuva na kera hari umwana wavukaga ukagira ngo ababyeyi bahari bakoresheje nivo mu buriri bakoreshamo na ekeri zingahe kamwe mu dukatiro n'igitunguru. ya muko witwa igitunguru rero Cyiza. ibitunguru witwa Cyiza. cyiza kose ikukumva se sha ngo witwa Cyiza. wewe muko kiraga gahuye uri umukobwa negereje ijuru wari uvuze ngo tubasireho kamwe ngo witwa Witwa Cyiza. Ngo se papa. abakira barahemengeye ngo ni Kubavanye. Genda wicare hariya. abahe bakiriya Ese utongera nkakubahuka. Kuri sheri wanjye ndakubita wowe nukaza. tubasireho akonje akumutwe banze mwaka Mwese kumwa mwaduhaye umutwe wonyine. nta kibazo Iyo ntacyo witetse kandi ntacyo. zanira siniya yankurije zanira siniya karibu mwimarimo tubongere oya iriya zanira nta kibazo Nagafoke se mufite. Oya ntacyo yaranditse. ifoke rero ifoke no kumusi n'ahanga Nta kintu rwose bitwaye uwakarabira sa neza. erega umuntu akaraba icyo yari none se wakaraba utari Turakaraba tumaze kurya. nibyo byiza niwo muco usigaye uri akorose bamwabashireho indobo bagamukabuza Abasinzi bawe naho uzana hanga. tuvugana kana akazi ndimo nyine mu bakarabye nutsi barya barakarabye urashaka gutekera isubiza hayemo aso Abasinzi bawe ujyagurira nabo mu kabari bakumeje. tereka hariya mwana wawe Nuiki. mukamara ushaka kandi igi Apeti kandi. se buriya reka nkubase Kubona uri nta mwiza nkazakugiza. Agashita kandi kose gashi. yeye karibu karibuni barafunguwera wari warenga buriya rero uko utabizi ni ugusigara tusenga uje wenyine budarayibe niwe witekera zanisansa mwaba mwicaye nta kibazo
Ukazana agatebe cyangwa uzana isahani. Asanga birangiye. Uzana isahani sha. Ntabwo muri ayo maraso twongera. Umwana cyasha. Aho ni urukundo ruva. Basi. Yari mukobwa ni uruhehemure. Nubwo bihotera amahembe niba hasi. Rero ni wowe ukere witwaga amazi go kwiteka. Maze kwiteka se bade kwamba. Twakoze ibirenze byo. Umaye kamwe. Akabazo k'amatsiko muko. Mu muryango wanyu bicira amareba nazi. uzare mu gisekuru cyane. Banyana ntugapfe nazi nawe umuntu. Aho undi ahangaha urugero rwose ari munani. Yaho umuntu ntitumye kumene. Uretse hakuno. Ndamuhaye aragusora. Ubusiro rundi ndi bukoresha. Umugore apfemera ntiburanya. Asanze yo kanyuma. Abantu bavuga ibindi bitagira gute. Uriya gupfa kwiwe n'ubundi yari yarapfuye ahagaze ni. Ni nawe we rwose. Nawe wakora umurambo witeka. Kuri wowe wese sibita. Ngomba nje mu musarani kuri ihete. Oya. Nunca uherezo dore. No, não verá aí. Não, foi ninguém humilha, mas é você jogou. Oya ni bitatu. Ubwo se nkaranguze. Qual mesmo? Urumva naranguze. Kibika Sigaye sha. 500. Gisigaye 500 mpaka Ahubwo se. Akabo. Karibuni yaradramina. Karibuni. Ko dushaka kwicara inyuma twagenda twishiye kujya muri iyo kamwe. Ubwo mwebwe muhagaze ni na kimwe. Niko kaga. Yindi ndebe twakwicaraho Zakazana. ahangaha. Oya ntacyo ni mwicaye ahangaha murakoze. Ibyo bidasha, ibyo Zari bidasha. gaza nta kibazo humura. Zari gaza. Umva ibyafata yarukise. Ntabwo ari ntabwo asigaye 500. Sawa. Bitatu ni ibyifu. amafaranga menshi. Amafaranga menshi sike. Uza kurya ugeze umbaze neza. None se kutatwakira. Umva. Acira abantu. Anga ni muri Viyayi. Hano kwa Kagabo niho muri Viyayi. Ariko Gerigwara ko agiye kunyara akagenda mu mutondero. Nirakubwiye abasinzi bari uri kuzana ahangaha. Abasinzi bamwe. Baraza ibikote ibipantaro bakajya kubyiga bakiri. Washakisha ahangaha wowe mu muri data. Umva acira abantu. Ubu muri Viyayi ariko. Mbega kaguru karanga. Wakwitaho mwana. Kakuma agafanta ka sitro gakonje. Sitari ko. Sitro nayo hari. Genda umuntu kunyika Umva. Nda kibazo pakuzana ibyo urabona. Ifi rero Uzane ka byeri ndapfa kukama. hanyuma ifite ubuhe zingahe? Ufite ubuhe zingahe? Kero rajya zinga. Ese ni narinzi ko ari inkoko. Oya izi ngizi nizo ziryoha. Ni tilapia ni iki? Bazita garuka usubire. Yewe amenyo gararanditse Bazita ngo iki? Bazita garuka usubire. Ukusubira. Umva Kagabo. Aho naririye ifi ntabyo ngiye kurya nano. Hariya zirahari fizi kandi zimeze. Bahereza sha. Umva. Amaze kuba ngahe? Bazu bakirizaga. Umva bagire vuba vuba ariko Kaga kubera iki wanjinjiranye. Uko wagira vuba ariko bereza vuba vuba byagenze gute. Bahereza bari. Rero kuri yo. Uwo ni shiri wawe. Kokoroje ikira.
Mudara Eh, natashe ndagashahurwa utashujya hese. mvuyemo rero Yakwishyura. urakoze mwa Komera agira abazu. Yampaye nka da. uyu ni wa mugore kaga bakira abantu hano nakubuza hano wowe komera makuki Baye kumuni. uje hano si gukora iki Nyirabazu. uje kwenda iki Uyu nawe aje kwifata neza. muzi uyu ntafite Nawe aje meme kwifata. ko bo muzi abantu kutanyakira ntabwo Mudara we ndaje ye turi kumwe mu wanyu Hanyuma se reka nkubaze. mugabo Aha ni kwa so. mugabo wakumva n'ugenda kwishyuye ntagenda akakwishyura ndamunyu Igira hino nkubaze. Neza hayo mavuta sha. wa mugabo wanyakiriye ntabwo ubona ko izuba rimeze nabi nabanza dumunyu Karibu. nzana akantu ko kunywa inoti yanyu wakwiye amavuta Aragiye ararenga. serivisi ziri aha nazo zirasigaye hano niho muri buyagi uriya mavuta ni biki mwa maze iki utanganira fanta da Nyoko azajya yarabyaye indani. ijyana Urimo kurya ukarya ukagira ngo uticara aho ngaho. ese narinjye ko ningiye kwihagarika Naringize. yego ahubwo se ugize uzi ngo naringiye ikibazo cyane kinzanye ntakikubwiye kamanza nsobe So. ndaje rwose Tubongera kandi. oya mbese kaga ntabwo mugicuruza Ahubwo se kuki nta kintu baguhaye? Niko. serivisi zanyu zirapfuye Oya humura. umeza akantu gakanyemo n'isomeri Akafanta se cyane. akira Mudara none rero ndi kugenda none twadufaranga mwa tobe ibi bintu ugiye ukuzi njya mbinywa aya Mvuga ngamura ya none twadufaranga Kuki nyipfundura nde? aya ariko muze noneho muzehe yaza bijiyabi umuntu muzima marakandagira muri iyi mbabura uyu yari ari kubona atarashe Nene nkaba nari mpiye mwa haragake Icara aha ngaha. Sasa rero nkuko mubibona murabona ko umushinga wazamutse. gushaka twadufaranga ndagiye mwa mfite ikibazo nshaka Uyu yakwishyura. ntabwo yanyishyuye Nese urimo kungabiza. ndurishura Nese kaga anam ubuse muzamumbi mwungurisha inzoga nanayipfunduriye oya mwakaza urufunguzo ko ndafite se. Ko uyu nguyu ndamugarura ngaha. murasa yishyura ngarurira iki nubwo arawishyura None ngo ngambwira ikibazo. eh Sama nari njya no kukureba ngo unyishure iki amafaranga ganje genda bishura ngahe banza wishyura bakubegera. Yangoye fanta amafa ibihumbi abiri. bitatu ibihumbi bitatu Bari amafa abiri. rimwe n'abiri N'abiri. Wewe urashaka ko kandi ndimo kuguforoma mu kazi warangiza ukaza. ibisa bambaye Urabona ko ari ubucuruzi. Genda. Wewe bwo ngubwo ntabwo muri bugaruka. Amavide se muratwaye ntabwo hano ni muri hose. ivide kaga nje nzariga Ndaranguze ikise. Genda nereza. Undi sari maze mureba. Hasore. ndumva amavide ariyo mushyize imbere apana bakira base wambaye ngongera ngasoma Ikindi gihe utazagaruka. utazagaruka. Urashaka. Icyagarutse urabona urumva wakigaraho. Aha ngo muri mangayo. umukobwa wakweho ibi bintu Hano urashanu none ubu. Hasigaye tugajyane ku muhanda. Ngaho mbwira. Ngo muri mangayo. nyine amafaranga mbagamo uragayobe 13,000 12. Wari yifi zenga. izihefi Izo wajugunye dore ngiye imirambo iriye minungu. aga mahera gawe sinigeze mvugana na none wari ukugangurisha Akugurisha sanga urabona ari medeni nagiye kwica hari umugina we. wabaye umucuruzi igihe ki none Ese ndimo birakureba? ndanywa inzoga itagira ifi wariye ifi none wari uzi ko hano bahacururiza Yari amafa. ese ko mwabimpaye nigeze mbigusaba ifu yicuruzaga kuri angahe yewe nanjye mumpe ifi nki ntabwo umugabo yaza ahumura amafi ngo ngiye Nawe baguhura. nanjye mumpe nki ye mumpe nki Oya muhwesa nta mumpe mwishyura. nki nanjye Aramwishyura. nanjye bampe ifi nki Nuko reka mubwire. ntabwo nanywa inzoga yose Buriya wari wamaze kurya. mumane n'umunyu aho ngaho Sibyo? Wari wamaze kurya z'ibihumbi 9. Urumva? z'ibihumbi 9. Iriya nayo igiyeho ubwo ni ibihumbi 12. mumbiswe makenda mufate ibyanyu y'amafaranga Basi imwe ni amafaranga ibihumbi 3. Hanyuma wanyweye na byeri. Ntubyirengagize. n'ibyo biba rero Iyo ngiyo ni ibihumbi 4. guca abantu bapfaga ibintu by'ubusa aka kana n'ibihumbi Hari bibiri muri VIP none se ugeze ubona hari umuntu uvugira hano inzoga zisanga bazita izo mushirikana. Ako ni ibihumbi 2. mbasi mpera z'amafaranga kanje ndagiye Ubwo nyine hasigaye bwa
agasikanga sina nakubwa ngo ngurishe tinajuranya ki ntabwo nenzira y'icugamiye wumva uri mu byaha baraza amafaranga ganje yikize ndetse nibi une tubarana undi mite mbaka nkubwize kuri aho nagoma binga ngakozemo kwizina ry'Imana none kunsigaye mangahe amabingu yakoramo kunsigaye mangahe nsigaye mangahe saho ubwo muri mangahe ahubwo ubahense igihumbi gisigaye igihumbi sura mugore ntabwo arimo ku cyangwa nawe uzagaruke hano genda nawe urishyura ndishyurira none umugabo bacitse mutareba fagitire yiwe yarenze mumbabarire uriyishyurira wa mugabo wagiye wiyubaha byibura umugabo arahagurutse aragiye uretse nimba agiye ibyo birandeba ongera ideni sinuje n'ubundi ngo riracyarimo higirayo aragusubiza sinzoga yapfunduye nimba uzi yuko utishyura nimba uzi yuko utishyura sawa ugaraguma hano azajya dufasha guteka amafi no kuyagurisha ingageza ahangaha byibura uretse nkayo nkwereke iyo nkweyo ni icyapa aba ariyo mutwe ngaho uri kumara yemwe kwa kagabo mwiriwe komera sha kaga umeze ute fasha komera siko neza ndetse inzoga z'ibice mwazicuruza nazo usigaye twiyitemwa umeze mute n'umutishurira babarudira ahangaha n'abantu kaga umeze bite byari sawara yego ako no mugore arashaka ako n'umugabo barabarutse ako se kutongana abantu baraza bakarya bakadukana n'umuroro ariko nukuri ibi musabe ufite service mbi nyirabazungu nazagaruka ahangaha uzarurera ubundi ubu ujya muranze muri kasi umunwa ngira kaga umwanda wanyu nenda gushaka umwanda w'iki umwanda mufite muri kuna aho hantu hasi niwo waje kugura ubu sibyo naringuze murabimpaye mubanze mwicare amadeni mutubereyemo n'umugabo wawe nitanda umugabo n'umugabo mwarakennye genda mwaratsinda haye reka gutongana n'abantu genda yankurije yanura bino bintu nawe ushaka kunywa cyangwa ntiwishyure nawe ushaka kuba nk'abariya nawe nkuhe ntiwishyure ako se ko mbona uba wazisinze wagiye hariya ukabukana hanyuma izo fi zisigaye zindi uzibika neza nta nubwo jewe numva nje kurya cyangwa kunywa wowe umbwire ko nagiye nkurebere ntegereze ntebe burya cyagihe nakoze uko ushoboye kose ndahiga kugira ngo mubone ko nabigenza ayo nabonye reba inzara hagenze bite se ako se uhorana imisare nk'inka y'indwara reba ahangaha yampaye abajura nagiye kumva numva bahurutse ibisore bitandatu umwe kaci undi afata uwambabaje n'uwafashe ahangaha yarafashe arakamura arakanda umva nkubwire sibyo urabizi neza ariya mafaranga nayaguhaye nanjye mfite ikibazo ndakirengagiza ni nayo mpamvu natinze kuza kukureba ari wambwiye uti nzayakuzanira cyane rwose ariko mbirimo nta oya umva kaga uyu munsi nanjye nje mfite ideni ry'umuntu umerewe nabi nshaka kwishyura niyo mpamvu rero umva uretse nkubwire niyo mpamvu rero ayo mafaranga ndavanye ajyanye hato nanjye umunyarwanda atansinda mu rugo dore bu nanjye ndimo ndahunga kugira ngo nze uyampe nyamushyire nasohoka byara we tuvugana urabona wayakura he koko ndimo gukora ndi nyashaka ubu sizi byero urimo kwisuka n'amazi aka kabyeri nyine numva nuko ariya sa amafi abakiriya barimo basiganwa bagura ni ibyande ese yankurije yagukurura inda mu mahwa kaga nyumva ngiye kubwira amafaranga arahari urayama ntuyama ukuri kw'Imana dufite iki kaga twavuganye itariki zingahe twari twavuganye itariki 8 tariki 8 ubu turi ku itariki 20 zingahe ibyo ndabyumva ni 20 zingahe z'ukundi kwezi kandi z'ukundi kwezi ariko rero yewe nari ngiye kwita buriya muturanyi wowe nkawe wahaye umuntu agafi akumva uko business imeze buriya muturanyi warundanga wajya ku gafi umva nkubwire kaga reka nkubwire zana kamera kurazana umva nkubwire kaga umva sister ntacyo kunywa se uretse mbanze mubwire icyo kurya no kunywa ndagifata tumaze gukiranuka njye nshaka kumenya igisubizo cyawe nyakuri
ubu naje njerega nje gufata amafaranga wanyanganye kuri kwezi kuzaza kundi uko nzaba nayo ariko zikari amafaranga naguhaye nanjye nari nayafashe mu kidini nkakwitangira nk'isi nyine ibyo uza ahantu kingeze nanjye niyo mpamvu ntashobora kuguhemukira ahubwo nzayongera nzajya nyungukira uko bwije uko bukeye none se nanjye ni ku kidini nzakibwira ariko rero wabikoze mu kivandimwe tugomba no gusobanura no kubirangiza mu kivandimwe kagabo amarira waje uriho uyibuke ariko n'ubundi arinda gushyira n'impamo y'Imana kumva urambwira uti ndahita nyaguha none ukwezi kurashize ukundi kurangiye ugiye kuyashaka iyo utabonye muri icyo gihe urayabona nyine ariko urumva ndimo kugenda nyashaka buhoro kandi pe utagira ngo ni iminsi mike ntayabona pe umva nkubwire we umva nkubwire sibyo ndavuga ari ntabwo bitingume urumva bigahwani reka no deja uretse ukwezi naryumva n'amafaranga afite n'umuntu ashaka gukuniga cyane ndakuniga se kugira ngo udutabareye yewe ariko ntibyana wambase wambabara nimudutabare habiyonda niho wayashyize ngo ariko se ukabyara kaga ariko se watsana wagiye wakwinjiye mu nzu wasana wowe kaga amafaranga cyakijira mu nzu barakugukubita wowe kagura y'amarya reka nkubwire njya kwashakisha iki cyumweru ndabanyabona iki cyumweru nzagaruke kwa kangahe iki cyumweru kitagira umuntu nta kibazo uzaze kwa gatandatu uzabusanga kwa gatandatu nimugoroba uzasanga si nimugoroba umwana nimugoroba none se kuyijyana ko nyijyanye nase ujyanye guhe iyi ngiyi uzongeraho n'amafaranga uzanyishyura n'inyungu zayo igihe amafaranga amaze urakira nta kibazo nkora mu mutwe gabanya kubwiri atwaye telefoni y'isigaranye oya narakubwiye amadeni yawe narakubwiye abona ubuzingo bungana kuri abo kanubwigiriza buriya rero nuko waruha naringiye kurwataka ngo duhate amakuru naringiye kurukubita nuko nanze kuvuga ngo papa wawe ni umunyamahanga yapi muyimenye urumva nuko nanze kumukubita ngo tuvuga ngo papa wawe ni umunyamahanga azatwigerera guhamagara umukuru w'umudugudu kandi nawe wishyura umukuru w'umudugudu usibye kumurura paturiye amafaranga babarira kwanza yafata ibyo kuyacuruza babarira ndavuze ngo yajyana ni nkubitana nawe se akanigagura akakunigagura sarideni muri mwe ngo ni ukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubire subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira ntaguhembwa misiyo nagiyeho iba yabaye mahwi nk'uko rero muzi ko twafashe gahunda mu cyumweru cyashize murabona aba bantu bose twavuga ko twatangiye kuri munsi tuza kuza hano kwa Nyesi murabona byari bikwiriye yuko twize n'amahirwe turamusanze ubwo rero urabona guhera mu kwezi kwa kane urabona hano bikomeze ubwa mbere yatanze 4,000 yabitanga ngo arasibira bizaho urabona ko nta wigeze anakoteza twari yabaze rero tumaze kubara n'ubwo bamwe muri mudahari dusanga biri guhura n'ibihumbi 198,400 198,400 noneho aya urabona ko twabaze mu kiyagenye cyashize n'ubu ngubu inyungu nazo zariyongereye noneho rero urabona Nyesi iki kibazo kirahari kandi uzi ko ikimina cyacu nicyo kwiteza imbere no kugira ngo tuzamurane muri tuzamurane ubundi yafashwa ate ko atajyaga agira ibingiye ariko none abanyamuryango rero arege cyo ndahanje mbabwira no kukagira ati amafaranga ati president bayariye komite bayagize gutya na gutya no dore ngaya amafaranga yanyu abari niyo mpamvu akaza ati reka tuze tuhagere ntamuganye mubyibonereho kugira ngo niba hari nayo afite ayaduhereze kugira ngo turebe twagira ute komeza genda tuziba icyuho murabona ko dore igihe kirageze cyo kugira ngo tuye kwishyura za mituweli kuri bamwe
kugira ngo turebe ko oya nibyo Twakwita hari dusubizaho. n'abana bihanganiwe bajya kwiga kandi noneho bagiye gukora ama examen n'iki bakeneye kwishyura ahubwo se tukiri aho ngaho iyo ubajije Agnes amafaranga yacu agusubiza ngo icyo dushaka kumva natwe niyo mpamvu tuje kumureba nye bimeze bite musiko mubizi muziko aheruka muziko amaze ataza kandi twaje kumureba daheruka ni kimwe no kumenya aho ibyacu biri ni ibindi dore ngaha rero ni hambere mwahageze mu by'ukuri byagenze bite kuva waguze ko watanze rimwe nk'uko perezida bivuze kandi bigaragara mu gitabo byagenze bite ku buryo ushyirwaho aya manda ukaba ugeze mu 198,400 ariko njye nabibabwiye ko abo kwa Kagabo ariko rero nawe ntukamere gutyo abo kwa Kagabo se kuki ibyo bintu byose Kagabo uza amadeni afite yaramukabari none si byo nta byahuri byo kwa Kagabo hanyuma umugabo yakambura umugore ntamwigireho ese tukumva ikibazo yagize kandi tubwira wagize ikihe kibazo twibuke neza yuko dore uwamwishingiye n'umwishingizi nawe none se nabizi yego niyo mpamvu niyo mahirwe ahari ariko ikibazo nuko nawe umugabane we byose ubishyize hamwe bitanavamo ese ubundi Kagabo wari he Kagabo nashaka twe icyo dushaka nta Agnes dore twamubonye Agnes rero tubwira ibyacu cyumba byagenze gute tubwira Anyeho rero njyewe sibyo uranumvishe bavuga ndakwihorera akongera rwose nkeneye amafaranga yanjye kubi n'ubwiza ntukagire hejuru ntawe amafaranga nituzamura niko kimina cyacu cyitwa urumva reka turebere hamwe anye byakugendekeye bite ku buryo utanavuga ese wohura n'ikibazo ntunahamagare nyine narayabujije kandi n'ubundi nk'uko bisanzwe mwari muzi ko nsanzwe ntorana namwe nk'ishyura nicyo cyadutunguye bakaba hari itungo nari nararagize kwa mukecuru nzi ko nzarigurisha nuko nkarishyura none se kuki ubwo wabuze no perezida tuvuge ko utamuhamagaye wabuze n'umwanya umwe waza ngo bisobanure mu nama koko kutakiza se no mu nama ukumva rero bizagenda bitenyese amafaranga urabizi n'ay'abanyamuryango kandi urumva harimo abayakeneye bafite izindi gahunda abayakeneye twese turayakeneye niko neza kwa bakeneye ahubwo se ako gatungo uvuze waruvuzeho karahari byibuze wenda ko duheraho ariko byashoboka karahari niyo gatungo agatungo afite karahari gatungo karahari yego zamagina Kagabo araje da nuko bidasanzwe nta mahoro kuba cyacitseho uko ngeze hano nkikanga nkavuga se by'iwanjye urabona hari umushyitsi urimo se abaturanyi babera kamera kaga nta mahoro nta mahoro ndabona yibutse ko nta mubyeyi agira da siko neza uwaturuka yagira ngo wenda muri mu nama yo kurongoresha za nyoni zawe zirakuze ra wagira ngo ni inama y'ubukwe se cyangwa mumeze mutese baje perezida araje kitugenza ni amahoro yanjye nyandika sha oya kandi wanditswe wandikwa kabiri ibigendanye n'iki ni ukuvuga ngo umugani ni ukuvuga ngo hano twa tugeze hano uzi ko tugira itsinda iterana rya buri wa kane ntabwo ubizi se buri wa kane twita bugiye iterana buri wa kane nyine twashyiye tuzamurane nyine tuzamurane nuko ubwo rero twashaka kudushyiramo madame yarimo nawe ntuburimo ni byiza none ni ukuvuga ngo rero ubwo twagize gutya dusanga no muri mudugudu wacu tujya tugira ibibazo cyane cyane bijyanye na mituweli nzi ko nawe mubizi kandi nzi ko nawe hari mu bantu batishyura mituweli nzi ko nawe uko biri kose simbizi neza ariko nigeze ngutakira ngo urwaye oya nyine tuvuze ko nyine mu bantu batishyura mituweli ariko ibyo nta kibazo ko nigeze ngutakira ngo ndarwaye wari bwawe n'umugore wanjye usibye reka ni ubwishingizi ntabwo uvuga ngo ni uko urwaye nanone utarwaye avuze urwaye kereka wenda nimba kutarwara kwanjye bibabangamiye oya ariko uvuza n'abandi niyo mpamvu ari ikimina noneho rero ubwo turangije nyine twishyira hamwe gutyo muri ubwo buryo ubwo twagendaga nyine umuntu wese aza gutya twenda twandika ubwo urumva Agnes murimo hano barimo umuze nawe barimo urabizi
nanjye mba mpabaye wirirwa uri kwa mudugudu nawe aribamo ibyo bintu ni byiza ni ukuri kw'Imana dore nk'umuvandimwe cyangwa se mumbwire wa mugani aho bigeze nanjye tutagiye kure rero ni ukuvuga ngo twatuje hano hari amafaranga hano iwanyu mwafashe mu rugo ariko atinda kwishyura bishoko kubera abantu dufite gahunda zimwe yasa ku ntego kagabo umugore wawe yafashe ideni yanze kwishyura twaje kwishyuza hari ibindi tenje kirya amafaranga ariko kagabo rwose baje kwishyuza nicyo kitugenda twaje kwishyuza umugore wawe urumva arangije mu gihe cyo kwishyura umva haba hari igihe cyo kwishyura yishyuye rimwe nibwo dore ko yishyura urumva rero andi mezi ntabwo ari kwishyura kandi hagenda hajyaho n'ubutinde kandi abantu nyine baba bakeneye amafaranga ko akomeza agasirikira no mu bandi nicyo bita nyine kuzamurana ubwo rero twari tuje kumureba ngo duhe nyine bivuge neza twebwe yasirikiriye ku mugore wawe twebwe ahita ahahebwa nuko cyangwa ngo nta nibwo akiza no gutanga umugabane amaze kuko byahere ku bihumbi 92 mirongo ingahe 92 bigeze yafashe bigeze ku 198 ariko ayo kwezi yo ntabwo arajyaho bwa kuno kwezi nitugeza tariki 20 so tuzongeraho amafaranga yose waguze ikibanza yewega we yigishije ko waguze ikibanza tuvuye ko mutabizira nyagatungo afite kwa mukecuru atubwiye njyewe kagabo nese umugore yagura itungo umugabo atabizi nawe ariko kagabo nuko ari wijisha sinababwiye ngiye asi mugani ariko nguye ahari turasiga amarangi singuye ahari ntuvuge ngo siga amarangi nawe wawe ushaka wahasiga yasiga ku mafaranga yanjye nakoreye uyu mugore ibyo ngibyo by'ibiterane ajyamo akaguza akagira gute ubu nibwo bwa mbere byumvise n'abantu mwingiye ibintu bimaze kujya bincanga muribuka ko nyensa twaka ideni yavuze ko ngo yabivuganye n'umugabo we yamutumye ngo hari ikibazo bashaka kiranga muri se ko yaje azanye indangamuntu jewe kagabo ngewe n'umucuruzi nemera ko kwishingira ndavuga nubwo ari mufitiye akazi hano ari gukora urabizi ku bw'amafaranga yawe ukora etage ko numva uzi ukuntu wayafashe nabi nzi ngo ufite aho uri bukura n'amafaranga umugore wawe niki namwishingiye ikindi gikenewe nuko yishyura nta bindi wa mugani wowe n'umugore wawe n'umwishingizi munavugana uretse gato nimba yaramwishingiye bakaba barabyumvikanyeho ako kantu mudugu icyo nayo ni dosiye kuri njyewe ntabwo ari mudugudu uyu nguyu umunyamuryango ni umunyamuryango ariko amahirwe ni uko ahari ako kantu ko kugira ngo ujye kwishingira umugore wawe afata amafaranga angana gutya ntazi umubare wayo umbabarire uze kukanyandikira ahantu erega nuko bimeze gutyo birahera hano mu muryango erega wibuke neza yuko cyangwa cy'ubutaka cyanyu turagifite rega koko ki icyangombwa cy'ubutaka bwanyu nta kibazo rwose turagifite twebwe uburenganzira bwa kagabo kagabo na nyezi none se niko se mada kuki utatanze cyaso nubwo yapfuye kuki utatanze cyaso icyangombwa cy'ubutaka bwa so ukajya gutanga mva mbabwire harya ngo ni amadeni angahe 198,400 ibihumbi 198 n'amafaranga 400 tutarashyiraho ariko no kwezi nabyo niba tariki 20 nabwo aziyongera ubwo azagera muri 200 ndabyumva yego azane shaba wakoze baba yafite ngira gukora yatse umugabo atari ndende kuvuga ngo hajye ibiraranye we insangwa za buri munsi nta kugabo yabuze amafaranga sanye ku mugabo wawe akora yimubwira akayaguwa buko nyensi ko nayenzi kuri umuntu usenga umva gutakwambura itsinda yewe gira vuba tujya hano hepfo kwa ntu ikibazo amafaranga arabura turabizi ariko se ntuze no kubivuga ubu ni ngombwa ngo abantu tuze twicara we Mariko bijya nazatugezayo ese uno turamusangayo urasangara nimutse uri abahwazi ariko we nta kikosi makeya rero mwabantu mwe burya ikintu cya mbere kuvuga ni ugutaruka se ibihumbi 190 na bingahe n'umunani kaposa birimo amafaranga aho na kagabo se fungu duhereze tugende anye noneho wowe wamwishingiye umutwaza
byaba byiza rwose. waretse se nkavuga amafaranga Mbwira none se ako mwamanu mujye mureba ukuntu abagabo turengana. Nimba yarafashe amafaranga nkaba ntabizi, akaba yarafashe icyangombwa cy'ubutaka akakigwatiriza nabyo ntabizi, akazanira irangamuntu yanjye rwihishwa ntabizi. Mu by'ukuri icyo kintu numva atari kibazo. Mbwira amafaranga wafashe ahantu wayakira, kuko buri munsi ndahaha mwabantu. Ibyo bintu nyetse ntiyabikora. Indangamuntu yawe arayizana. Nese ubwo ibyo ari kuvuga nese wase urugo rwe. Erega inzu utabamo ntabwo umenya. None se ubu tuvugana indangamuntu sinagiye mu kazi nyisize aha ngaha. Kaga ngari mu byumva. Ubwo nimba yayifasha akayijyana mu bindi. Ndashaka kumenyana amafaranga yagiye. Nese muraba. Ko pasiteri yatubwiye ngo twitange. Hanyuma ni mwaga mwitanga. Ama nakwaka amafaranga ukayanyima nkavuga ngo reka njye kuguza itsinda. Yandi wambwiraga yo kujya mu rusengero. Yego. Kombe yatugujije amafaranga agiye kuyatanga. Ibyo twari ntacyo bitureba. Ntacyo bitureba. Ko tuzi ko ari urugo rwanyu. Uko mu Imana bibikwiriye bamwe babikoze ntawamenya ariko se. Bashaka ko mutabizi. Buretse babanje kujyana. Najyanye 100 bakatubwira ngo yabaye make ngo twongere twitanga yandi ngayajyana 50. Ayo yondi ko ari inyungu zayo zagiye zigerekaho kubera ko nahoze yo gutura. Kaguma byiyongera. Ubusore kambabaze mwabana. Uyu muntu ataniye niko taje. Uyu muntu ataniye na wa muntu ujya kwaka credit muri banke yo gukoresha ubukwe. Nkaho ubukwe agiye gucuruza azunguka azarangura akajya acuruza abantu. Burya bwose ukuntu wari ufite ikibazo wahangayitse utwizeza ko amafaranga ari vuba nibyo bintu wari uyajyanyemo urusengero. Yagiye kubaka inzu y'Imana. Usigaye ntabwo itange Use urarebye ubona nabo mukorana mu rushimana imbaraga ku buryo mujya kuyubakira. Ibuza ubushobozi bwo kwiyubakira. N'abantu mbere mbabwiza sibyo nimufata umwanzuro wanyu cyangwa muzashaka ikindi gihe. Mumbabarire. Kuko ibyo mfite mu mutwe ni byinshi. Ese reka mbabwire. Umva Patrice. Njye mfite ibintu byinshi kandi ikindi mufite icyangombwa cy'uyu mugabo cy'ubutaka. Ako icyangombwa cyane kiraharerega kwanze cyarahaza. Ariko tagira ibyo bintu kwigira ngo uragiye iyo aba rusukoro we mwishingizi wa Nyese. Urumva kwishingira Nyese bena nitwe ari amafaranga. Nyese atakwishyura. Ibyo ntabwo bitureba. Uri umwishingizi ibyo mufite ibyo mwavuganye. Mu gihe atayishyuza yishyura. Ibyo ngibyo bavuganye. Ikibazo cy'amafaranga ibyo bavuganye. Undi ndagenda njya. Reka twanzure. Ko mutagira ngo ngize nuko. Perezi umwanzuro. Ubonye ibibaya. Umwanzuro wa nyuma rero uriho ni ibintu bibiri bihari. Dufite icyangombwa. Twagira n'umwishingizi. Dufite ibintu bibiri. Uyo twe ntabwo turi polisi. Yari tugasanze hano. Usanze ngambo urwo twagashorero ntako tubonye. None rero twebwe ntabwo umuntu tumujyana. Kose naho dufite ububasha. Ariko ibyo dufite tufite ububasha. Yego. Twebwe rero ni ukuvuga ngo hari umwishingizi. Yego. Hako umwishingizi kimwiteho cyane. Nitumara kugira twebwe dufate tugurishe aho baduhaye. Natavamo gusa yandamwanditseho. Natavamo. Nawe yongereho. Ingagereze ibindi bisigaye 50 kagabo uravuze ngo usanga itungo hangaha kare kuri twara. Kuko uyu mazina y'umugabo. Reka nkubaze. Itungo rirutuye nguyu niki? Wibuka neza yuko wasezeranye. Wasezeranye n'icyo kwasi. Adene na yarimo. Ibyo bitureba gahunda ni cyangwa ubutaka turagifite. Azabura umwishingizi nawe. Mwemuretse gufata imyanzuro mwabantu mwe. Abanza mbitekerezeho. Amafaranga n'abanyamuryango reka. Ntabwo ari umuntu ku giti cye. Urumva? Yewe ngaho murabeho. Kandi mukomeze mwihangane nanjye sinarindise. Nta kibazo inyishu. ndakubaga buhene ndagusya nk'usya ifu y'amasaka ndagusekura nk'imyumbati ndavuze ngo cishwa injira mu nzu se cyangwa nkwere icyangombwa cy'ubutaka uragifasha urakijyanye uragitanze ubwo se nibi
umwabuzaje nkaje umuzakina filime nimuze tubigishe kina filime ababikeneye imikino ibintu byose